ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza. Iyo umuntu akubikiye ibanga burya aba ari inshuti yawe, aba ari inshuti yawe, aba ari n'inshuti naho magara. nubwo mwaba mubana inshuro 1000 musangira ibintu byose ariko udashobora kumubitsa ibanga, uwo muntu nta kigiye. Okay, Ivry, wenda tugiye muri iyo ukunda kuririmba urukundo cyane, umuntu ashobora kwibaza Ivry urukundo aririmba, izi ndirimbo aririmbira abantu zikabafasha, zikabakorera hepfo ku ndiba y'umutima, hari umuntu ujya yicara amagambo akayabwira? Mbese usange Ivry afite umukunzi ajya abwira nawe ibyo bintu? Abufite jya bimubwira, yabimubwira kumirwa. Ariko se buriya ugiye gusura nk'indirimbo nk'iyi sheri wawe wamanje kumuririmbiraho akabanza kubyumva? Abayizi ndakeka nayikunda, iyi ngiyi nayikunze mbere yuko n'abandi bantu bose bayikunda, mbere yuko nanjye nyikunda. Akajya ambwira ati iyi ngiyi ushobora no kurenga umutima turanapinga. Mwarapinga? Ubu ngubu ni mutsinda azahita ampereza. Sheri wawe ariko si ibanga ngira ngo ni ibanga se? Ntabwo ari ibanga gusa, nyine nta birenze, nta kuvuga ibindi bintu birenze, ariko ntabwo ari ibanga. The Zoom TV 24. Twizere ko abantu mudukurikiye mu bice bitandukanye kabisa, murabona ko ni cyahantu heza mu ntebe nziza cyane z'umusore bita Rugamba. Ubundi ujye wita Rugamba, ari umuntu ushoboye cyane. Barabizi. Turi kwa Ivry Rugamba. Ivry, tubaye ikaze. Murakoze cyane. Ngira ngo kuri YouTube cyangwa ku mbuga nkoranyambaga ku bantu bafite imitima yindi kigira urukundo, indirimbo y'aba bantu rwose wamerewe neza, wamerewe neza cyane. Ngira ngo Ivry indirimbo shyashya ariko ije n'indi tarasaza, indirimbo za ntizijya zisaza cyane cyane ku bafite imitima bakundana. Banza umbwire ibanga ukoresha niriye kugira ngo uririmbe za ndirimbo abantu bumva wenda n'urukundo rwari rwaragiye akumva yagaruka. Rumva igihari ni uko indirimbo zituje kugira ngo uzumve zisaba kuba watuje. Umva ntabwo ushobora kumva ikibazo cyawe uri gusimbuka, uri mu birere, ntabwo ushobora kubona umwanya wo kumva ikibazo ufite. Ubwo urumva igihari rero ngiyewe mbaha umwanya wo gutekereza ku kibazo bafite bakagishakira igisubizo, noneho icyo uboneye igisubizo umuntu nk'umuganga wawe. Donc icyo navuga nuko nta rindi banga, nuko mpagaze muri position nziza. Inspiration se ivaye ko ukunda gukora indirimbo cyane z'urukundo ku buryo umuntu wese yisangamo, yaba wabaye rejected, yaba ukiri mu rukundo ugasanga aracyazisangamo. Ntago igihari ni uko ntago ndirimba ibindeba gusa, ndirimba n'ibireba abanyarwanda rusange. Icyo gihe rero kandi indirimbo zanjye ziba zifite igihe gihagije. Nk'iyi ngiyi yari imazemo hafi amezi 8 Bob niyo yarayimaranye, kandi nta zindi mpamvu, nuko afite ibyo agomba gukora, nanjye mfite ibyo ngomba gukoraho. Ni buri munsi, urumva buri munsi, ubuzima bwa buri munsi utekereza kumva akantu umuntu avuze ngo si keza, bagasa akantu bavuze katari keza, ari babiri kugakuramo kagasimbuza kandi, ariko bavuze ngo ni keza ukareba ukundi kuntu gasiga nyine kakaba keza. Urumva ibifite igihe ntabwo ishobora kuba mbi. Indirimbo yawe nshyashya rero twakomeje kubwira abantu, harimo abantu badakurikira cyane bakunda kwibwira za hip hop bakabateka iyo ndirimbo nshyashya. Indirimbo yawe nshyashya ni iyihe, kubera iki wayise gutyo? Indirimbo yanjye nshyashya ni amabanga. Turirimbiro gato twihana twikundira umuziki kurenza ibintu byinshi. Ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza. Urumva ko nyuma y'umunsi umwe nanjye ndayizi. Ese gute wayimenya ubu? Urumva nagiye kubona mbona umusheri nanjye rakambwiye ati sheri ufite amabanga yanjye ntuzigera umubabaza. Oya niko biba bimeze ubundi, urumva ari he. Iyo umuntu akubikiye ibanga burya aba ari inshuti yawe, aba ari inshuti yawe, aba ari n'inshuti magara. Nubwo mwaba mubana inshuro 1000 musangira ibintu byose ariko udashobora kumubitsa ibanga, uwo muntu nta kigiye. Inspiration wayikuye rero
kuko ni injyana numvishe wenda tutamenyereye cyane ni bayita techno cyangwa wenda ko n'abahanzi mu gito oya di karirimbo kasa nkaho kihuse harimo akazu ku mashini harimo kakizomba ko bagenda bakuramo utuntu tumwe dushobora kubigirayo urumva bagiye bayiremera ubundi buryo to igitekerezo rero cyavuye cyo kuvuga ngo umuntu afite amabanga y'umuntu ariko ntabwo ukwiriye kuba wamubabaza ni hagati y'abashakanye ni hagati y'abakundana ni hagati y'umuntu mwigeze nibura kumenyana oya urumva cyane cyane ko yakongeye n'injyana z'urukundo abantu barabizi kandi nkunda kwibaza cyane ku ngo kubera ko urugo iyo rwabaye rwiza na development nyine irihuta nyine ibintu byose n'ibimera bisa neza kisanzura biri mu mahoro itungo riri mu rugo risa neza icyo nicyo bita urukundo nyine iyo ruhari umusa n'itarira ukabona ko ryatse ariko iyo ari ibibazo riraka ntubone niyo mpamvu nkunda kwita ku rugo cyane ku rukundo rw'abantu babiri nanjye mba ndi kuvuga ku muntu wanjye ugiye bajyanye ni nko kwa kundi bajya bavuga ngo nyine inzira ntabwo ibwira umugenzi njye mba numva nshaka kuganira n'iyo nzira kugira ngo imubwire izamubanire uri kubyumva urumva sinzi gushobora kubyumva ariko mba ndi gutanga ubutumwa kuko ubona ko muri script ya video handitsemo bofu yabanditsemo bofu nyine nabonye muri telefone hazamo bofu tuba turi kuganira nk'umuntu w'umujama mubwira ndakwinginze uzambanire wana hari abantu batangiye no kuvuga ati uriya muntu ni bofu wawe no mu buzima busanzwe oya ni Max yitwa Max twarabanye hafi imyaka 2 ku Nyundo nawe yigeze gushushanya ni nawe wakoze iri hari cover yindi yasohotse y'indirimbo niwe wayikoze ni umuntu tubana ubuzima bwa buri munsi ni ifoto ukunda kubona igaruka ku ndirimbo zanjye niwe wayishushanyije niwe wayikoze ndayikunda ku buryo ntekereza ko ari nayo foto ya album yanjye niyo ugenda ukunda gushyiraho ku ndirimbo zawe iyo ngiyo niwe wayikoze urumva ko ni umuntu tubanye igihe ni umuntu nta wundi muntu ari nta handi donc ku bintu byose ashoboye nta wundi muntu ari gukenera n'abandi bavuga ngo ni umuntu wawe okay Ivry wenda tugiye muri iyo ukunda kuririmba urukundo cyane umuntu ashobora kwibaza Ivry urukundo aririmba izi ndirimbo aririmbira abantu zikabafasha zikabakorera hepfo ku ndiba y'umutima hari umuntu ujya yicara aya magambo akayabwira mbese rusange Ivry afite umukunzi ajya abwira nawe ibyo bintu abufite jya bimubwira yabimubwira kumirwa ariko se buriya ugiye gusura nk'indirimbo nk'iyi sheri wawe wamanje kumuririmbiraho akabanza kubyumva abayizi ndakeka nayikunda iyi ngiyi nayikunze mbere yuko n'abandi bantu bose bayikunda mbere yuko nanjye nyikunda akanyambwira ati iyi ngiyi ushobora no kurenga umutima turanapinga ubu ngubu ni mutsinda azahita ampereza sheri wawe ariko si ibanga ngira ngo n'ibanga ntabwo ari ibanga gusa nyine nta birenze nta kuvuga ibindi bintu birenze ariko ntabwo ari ibanga n'icyo ukundira sheri wawe kurenza abandi bakobwa wenda magana n'amagana aranyumva kandi aratuje kumva abantu ari interuro imwe aranyumva kandi aratuje reka tujye kuri out ibintu byaba hari ibintu bikurura abasore ni igikarani inzobe icyo kintu cyari tukibura naho ntabwo turabimenya neza ntabwo urabimenya niba ari igikara njyewe urabona ndi igikara cyanditse wowe uri imibiri yombi nari mubwira bihakana nabyo ngo ndi inzobe urumva dufite ibintu byose tutarumvikanaho ariko nawe ari hagati aho ngaho Ivry ngira ngo uri mu basitari bake batigeze bakundana n'abakobwa benshi wenda bakundana n'abakobwa ari kure akundana n'undi ari kure akundana n'umukobwa ari kure iyo esprit wayikurikije nde wayikuye kuko ntekereza ko uri umusitari byakabaye yarabikoze nk'uko abandi bikunda kubaho nubwo ntawabishima ndetse ko mu buzima bwanjye ngewe ntabwo nkunda gutakaza ikintu ntabwo nkunda muri karagiteri zanjye burusha no gusanga mfite imyenda ushobora kuba naraguze nko muri 2000
nka 16 cyangwa 2015 ntabwo nkunda gutakaza muri kamere yanjye ntabwo icyo kimenyi ikunda to ukwiye kugumana ni ukuvuga ngo iyo nafashe ndafata urumva rero nabwo kandi urumva kugira ngo icyo kintu nkishime bisaba kuba nagihaye umwanya munini cyane ntabwo ari enkungu mbonye ngo karakantu nshobora no kugakunda ariko ntabwo ibintu byose nkunze bibi byanjye nshobora gukunda ariko nyine nkakomeza nkagenda n'uwo muntu nshobora kumubona nkamukunda ariko nkakomeza nkagenda ni ukuvuga ngo rero navuze ngo ni hano guhabara nta bindi bigeze kukuvuga mu rukundo n'umukinnyi wa filime yaba ari uwo ntaho bihuriye ariko abahanzi n'abakobwa mubana mute cyangwa se kumva nkawe Ivry bashobora kuvuga ati wenda n'urugero ukundana n'umunyamakuru kazi wenda kubera bakubonanye nawe kubera ukundana n'uwo mukinnyi wa filime kubera ko wenda babonye mwifotoranyije ibyo bintu mubanamo nabyo gute shere wawe yabyumvise kugira ubimusobanure biroroha donc musique ijyana na comportement y'umuntu no mu rusengero bibaho ntitujya muri musique isanzwe igihari nuko kugira ngo ube umunyamuziki burya hari n'akandi kantu uba ufite mu mutima ko donc kudatinda ku bintu kumva ibintu nyine ukavuga okay ndose ndikora bimeze nyine nta kundi ntabwo ntekereza neza ko hari ibintu wenda abantu bize ku bintu by'ubumenyi muntu barabizi nk'uko bavuga izina ry'umuntu ukagusobanura nyine ibijyanye naryo kandi ukaza gusanga ibyo bintu birahura nawe ubona bihura n'abanyamuziki rero ari ukuntu baba bagomba kugira utuntu bahuza niyo mpamvu nyine uvuga ikintu ku wundi cyangwa wakimvugaho kinarira danje ukavuga reka ntabwo nyine ari ibintu birenze icyo wamvugaho cyose Imana ngize umuhanzi yamunampaye no kubyakira nkeka ko nta gifura cyaba mu muziki ngo bikunde niyo mpamvu nguye ko karacteriza zigomba kujya guhura Ivry twageze hano iwawe burya turi ahantu heza hari amafu hano ni heza hano hari isuku rwose yanibaye ariko umuntu yashobora kugira ikibazo cy'amatsiko Ivry mu baturanyi wenda mubana mute n'abaturanyi tubana neza kandi ntago mu rugo mba umusitari mu rugo nyine mba ndi mu rugo mu gipangu nta muntu twagirana ikibazo biranambangamira iyo ngiye kubona iyo umuntu wenda uhise ukabona abantu bari kurangara kandi ari umuntu muba mugomba kubana mu buzima bwa buri munsi biri kumva ko nta na serivisi kuza kwaka serivisi cyangwa kumwaka serivisi ari ibintu bitoroshye ariko yewe mu rugo nyine mba ndi mu rugo nta bintu nyine birenze biba bihari ni nk'ibiki mukora hano wenda mu gipangu sinabonye wenda abantu babamo ni banga ariko ku buryo mushobora kubihuza cyangwa kubihuriramo abantu rero tubona mu gipangu turangana ni famiye wafite ni famiye ku buryo ibintu byose nta kintu na kimwe tutakorana nta kintu tutakorana n'amasuku twakorana na byose buriya ibiryo bishobora gushya nka saa sita bakagutumira ukaza ukarya ugasangira ntabwo warinda abantu mu rubanza ushonje najyayo nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda